Bijya bibaho ko tuvuga ngo umuntu ntago yiyubaha cyangwa se ukabona umuntu abantu benshi bakunda kumusuzugura cyangwa nawe ubwawe ukumva muri wowe ntago wubashywe ukabona hari igisuzuguriro ufite. Uyu munsi rero tuje kwibukiranya ku bintu bigera ku 9 ugomba gukora niba ushaka kugira ngo abantu bakubahe, niba ushaka kubaho wubashywe, ibi bintu ubikoze byagufasha cyane. Ibi kandi tubikesha urubuga rwa psychology, bikaba byaranditswe na Ali Nawaz. Njyewe ugiye kubikugezaho ndi Rainy Lioness. Ramba kandi ugire amahoro. Nanone ukurikiranye Lioness 250. Ndongeye ndaje kuri wa mwanya twafasheho kujya twibukiranya ku myumvire, ku mitekerereze, ku myitwarire, ku mikorere yacu ya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora no kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu, b'ubuzima buzira umuze ndetse bugamije iterambere rirambye. Nkuko natangiye mbikubwira rero, uyu munsi nje kukwibutsa ku bintu ushobora gukora niba ushaka kubaho wubashywe cyangwa se ushaka kwihesha icyubahiro ndetse n'agaciro. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora ngo ntugahamagare umuntu inshuro zirenze 2. Hari igihe ujya uhamagara nk'umuntu wenda ntumubonye kuri telefone, ugahamagara ugasanga ushobora kuba umuhamagaye nk'inshuro zigera no mu 10. Biriya bintu nta kwiyubaha kuba kurimo, kuko iyo uhamagaye umuntu inshuro ya mbere ushobora kutayumva, inshuro ya kabiri niba atayumvishe n'ubundi n'izindi nshuro ushobora gukoresha ashobora kutayumva. Niba atabonye ko wamushatse ntago n'ubundi arahita kwitaba ako kanya, ahubwo uko gukomeza kumuhatiriza ni nko kwihambira kandi bitari byiza, bitari buguheshe icyubahiro. Ahubwo icyiza wamuhamagara izo nshuro 2 ubundi ugategereza we akaza kuguhamagara. Ashobora no kuba ahuze cyangwa se ashobora no kuba yewe adashaka kukwitaba ako kanya. Rero wowe kugira ngo wiyubahishe umwereke ko wubashywe atari we ukampara ku buzima bwawe, ukwiriye gutegereza akaza kuguhamagara we yabonetse cyangwa yumva ashaka kuvugana nawe. Ikindi kandi iyo uhamagaye umuntu kenshi atakwitaba niho usanga ibintu bya depression bizamutse, kumva ugize stress kubera ko atari kukwitaba. Mu rwego rwo kwirinda rero ibyo ngibyo uba ukwiriye gukora ziriya nshuro nk'uko twazigiriwemo inama na Ali Nawaz. Icya kabiri batubwiye dukwiriye gukora ngo ntukagire ubushuti burenze ubukenewe na buri umwe wese. Ubundi kuba inshuti n'umuntu ni ikintu kiba gikomeye cyane, kandi ahanini uzarebe iyo umuntu ashaka kugusenya, iyo umuntu ashaka kukugirira nabi aca mu nshuti zawe, nushaka kukugambanira aca mu nshuti zawe. Iyo umuntu ashaka kukugirira nabi aca kuri bya bindi ukunda. Rero niba ushaka kwiyubaha ugomba kugira inshuti, ukagira n'ubushuti aho bugarukira. Nturengere ku gipimo kuri buri muntu wese, ukagira urwego ushyiramo umuntu, ukagira naho ugarukira, ugashyiraho bariyeri kugira ngo ubuzima bwawe bube bufite umutekano kandi nawe ntihazagire ibiguturukaho. Bijya bibaho ko abantu bagira inshuti nyinshi usanga bagize ubushuti burenze. Hari igihe bijya bigeraho ugasanga kubera ko izo nshuti ari nyinshi ananiwe gusaranganya ibyo akwiriye gukorera inshuti abo bantu bose afite. Icyo gihe rero iyo umwe utamukoreye nk'ibyo wagakwiriye kumukorera nk'inshuti yawe, uba usanga avuga ko wenda uri umuntu mubi, icyo gihe icyubahiro cyawe kikahatakarira. Rero uba ukwiriye kugira inshuti uzabasha kubana nazo kandi ukaziha ubwo bushuti bukenewe koko. Icyo gihe uzaba wiyubashye kandi uzaba uhishije agaciro mu nshuti zawe ndetse no ku giti cyawe. Icya gatatu batubwiyeho, baratubwiye bati ntugatange ubumenyi cyangwa se inama igihe utabisabwe. Ubundi umuntu wiyubashye cyangwa uzi ibintu ntago ari ngombwa ko agenda abivuga ahantu hose. Umuhanga ntago asanga abantu bari kuburana niyo baba baburana ibintu azi, ntabwo agenda ngo yidumbukize agende avuge ngo ibi ngibi bikorwa gutya, ngo ibi ngibi ngo ni ibi ngibi. Oya, umuntu w'umunyabwenge rwose aricecekera kuko aba atari gusabwa kuba aho ngaho. Ntabwo azi uko batangiye, ntabwo azi uko babiri kubivuganaho, ntabwo yari yatumiwe muri icyo kiganiro. Rero nawe nibe ushaka kugira ngo bakubahe wiyubahishe, ntukazajye ujya mu bintu utatumiwemo ngo ujye gutanga inama cyangwa ujye gutanga ubumenyi kandi nta wabigusabye. Icya kane batugiriyeho inama, baratubwira bati ujye uvuga make kandi ube umunyamabanga wawe wihariye.
Aha kuba umunyamabanga bavuga ni kwa kundi tubivuga mu kinyarwanda cy'ubu ngubu ngo ni ukuba akabati. Ubundi umuntu uvuga makeya amenya ibyo yavuze ku buryo ashobora no kubisubiramo, ntawaza kumubwira ati ibi wavuze bimeze gute ngo baze kubimushinja cyangwa se kubimubazaho cyane. Oya, umuntu uvuga makeya aba azi no gushungura ibyo avuga. Ikindi kandi aba ari umuntu wiyubashye. Nawe rero ushaka kwiyubaha kugira ngo ubone icyubahiro mu bandi cyangwa se abantu bakubahe, jya uvuga makeya. Nta mpamvu zo kuvuga menshi kuko uvuga menshi n'ubundi azanabazwa byinshi. Icya gatanu batubwiyeho ngo kugira ngo ubone icyubahiro cyangwa wiyubahishe, ngo ntukareke buri wese amenya intambwe zawe zikurikiraho. Ubundi kugenda ubwira buri wese uti ngiye kuzakora ibi, ngiye gukora ibi ngibi, nta kwiyubaha kuba kurimo. N'ikimenyimenyi iyo umaze gutsindwa cyangwa se bya bindi wateganyaga gukora byanze, usanga abantu bavuga bati ariko se nkuriya bavuga iki, ni ukwiyemera gusa. Urumva rero umuntu bavuga gutyo kubera ko ari wowe wagiye utanga amakuru kandi amakuru yawe akaza gupfa, ntago bakubaha. Bakubaha guteze? Rero umuntu ushaka kwiyubahisha no kubahwa ntago aba akwiriye kubwira umuntu uwo ari we wese intambwe ze zikurikira cyangwa se ibyo agiye gukurikizaho gukora. Ikintu cya gatandatu batubwiye dukwiriye kwitaho mu gihe dushaka icyubahiro cyangwa kwiyubahisha, ngo shakisha inzira zitandukanye zo kwinjiza no gukorera amafaranga. Ubusanzwe abantu b'abahanga cyangwa abanyarwanda bavuga ko ngo ifaranga ari musemakweri, bati cyangwa se aho amafaranga kubise haroroha. Rero amafaranga iyo uyafite usanga kenshi unubahwa. Umuntu w'umukire niwe usanga ari gutanga ibitekerezo bikumvikana. Nawe rero niba ushaka kugira ngo wubahwe, ugomba gushakisha amafaranga, ugashaka n'uburyo bwo kuyakorera n'izo nzira zo kuyashaka. Iyo urimo ushaka amafaranga, ushaka izo nzira, nabo uhuriyemo nabo barakubaha kuko babona ko uri mu nzira nziza. Ariko niba uri wa wundi uhora aho ngaho udashaka icyaguteza imbere, udashaka iryo faranga, bazabona ko n'ubundi uri uwo nguwo nta gaciro ufite mu bandi. Nk'inama batugira rero, nawe ugomba gushakisha inzira zose zo kubonamo amafaranga no kuyakorera kugira ngo ubashe kwiyubaha no kwiyubahisha ndetse unubahwe mu bandi. Inama ya karindwi batugira kugira ngo umuntu abeho yubashywe, ngo nuko utagomba kumva ko uzanezeza abantu bose. Nta unezeza rubanda, ntibishoboka. Iyo ushaka kubaho unezeza abantu bose, ntago wabaho ubuzima bwawe. Nta nubwo bazabikubahira ngo nukuri kubanezeza. Oya, ntibishoboka. Bajya bavuga ko ushaka kunezeza rubanda wese yapfuye atabigezeho. Rero kugira ngo ubeho wubashywe ntago ari uko abantu uzaba ubanezeza mu byo ukora byose, ahubwo wowe kora ibikwiriye, ibyo wumva byangombwa, atari ukuvuga ngo ugamije kunezeza abantu. Icya munani batubwiyeho nk'inama kugira ngo ubeho wubashywe, ngo kora icyo ari cyo cyose wumva ko ari ukuri. Niba icyo uri gukora wumva ko uhagaze mu kuri kwawe, ushobora no kugenda ukabibwira undi kandi ukumva ko ari ukuri kwawe uhagazemo, icyo gihe abantu bazabikubahira. Ariko niba wumva ko ibyo uri gukora atari ukuri ubishidikanyaho, nta mpamvu zo kugira ngo ubikore kuko nuzabikubaza ntabwo uzasobanura ibyo uri gukora. Rero ibyiza ni ugukora icyo wumva wowe uhagazemo ko ari ukuri. Burya iyo umuntu ahagaze mu kuri kwe ntawe udashobora kubimwubahira. Inama ya 9 ari nayo ya nyuma batubwira kugira ngo ubeho uri umuntu wubashywe cyangwa se wiyubaha, baratubwira bati niba hari umuntu wagize icyo akora ku buzima bwawe bukaba bwiza cyangwa se yaragufashije gutera intambwe runaka, ntuzibagirwe kumushimira. Buriya gushimira ni umuco mwiza kandi ni umuco uba ukwiriye kuranga umuntu ugira ikinyabupfura ndetse n'umuntu wiyubashye. Niba rero ushimiye umuntu, icyo gihe bimutera n'imbaraga zo gukomeza gukora ibyiza ndetse akagira naho yageza n'abandi batari wowe. Ikindi azakubahira ko wamushimiye. Uku gushimira ni icyubahiro cyo kubaha abandi, kandi nibe wubashye abandi nawe cya cyubahiro kizakugarukaho. Nkuko bajya babitubwira ko icyo ushaka ko abandi bagukorera nawe ujye ugikora. Niba washimiye umuntu rero azabikubahira, kandi niyo ntego yawe n'ubundi uzaba ukeneye ko abantu bakubaha, ubeho umuntu wiyubashye mu bandi. Nibyo nakwibutsagaho nkuko twabyandikiwe na Ali Nawaz. Nibe wumva hari icyo wibutse cyangwa se wungutse, usangize abandi ibi twibukiranyijeho. Ikindi niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ukande kuri subscribe kandi ukande no kukayogera
kugira ngo ibyo twibukiranyijeho bijye bihita bikugeraho ako kanya ubone notification. Ikindi nawe washyiramo comment ukatubwira nk'icyo twakibukiranyaho kindi, kandi ntiwibagirwe no gukanda kuri like. Tuzasubira ubutaha rero, ciao bye.